Hari abantu bagiye bita ku buzima bwabo maze babasha kugira ubuzima buzira umuze, ubuzima butarangwamo indwara n'imwe. Si uko babaga baravukanye ubuzima bwiza gusa, ahubwo abenshi babaga bararwaye bakagarukira ku munwa w'imva neza benda kubarenzaho igitaka, ariko bakanga kumanikira amaboko nyamunsi. Biyemezaga kurwana kugeza ku munota wa nyuma bashakisha inyishu y'uburwayi bugiye kubahitana. Byarabahiriye kuko bagiye bagera ku bisubizo by'ubuzima burambye, babaho nta ndwara ibaboshye, amateka yabo arahinduka. Mukunda ingero kandi nanjye ndazikunda. Urugero tugiye kuzengurukaho uyu mwanya ni urwa Jacques Cartier, umusare na mukerarugendo w'umufaransa wavuye ku myaro y'Iburayi akerekeza muri Canada agiye gukorerayo ubushakashatsi. Yagombaga kugera muri iki gihugu amaze kwambuka uruzi rwitiriwe Mutagatifu Laurence. Ibitangaza byakorewe bagenzi be b'indembe nibyo nshaka ko tuzengurukaho uyu mwanya. Niba ari bwo bwa mbere ubanye nanjye, ihutire gukanda subscribe utazongera gucikwa n'ibi biganiro utapfa gusanga ahandi. Kandi ikiganiro cyose umaze kumva uje ugisangiza inshuti zawe kugira ngo zigire amahirwe yo guhonoka indwara zari zaraburiye igisubizo. Mu biganiro tubagezaho dukunze kuba turi kumwe kandi n'ivuriro rya Relax Life Center rikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi cyane y'urusengero rwa Foursquare. Abasare bari bagiye kwicwa n'indwara zo kuva amaraso mu menyo bakijijwe n'imiti batatekerezaga. Aha turi ni mu mwaka w'534, indwara y'ifumbi yo mu menyo abantu batari bazi ikiyitera yicaga umugenda abasare bahangaye kwambuka inyanja. Bageraga mu nyanja rwagati bakabagaburira inyama zumishijwe, amasosiso, imikati n'amafi. Ibura ry'imbuto n'imboga mbisi muri izi ngendo ndende ryateraga abagenzi kurwara no guhitanwa n'ifumbi y'amenyo yabaga yatewe no gukena kuri vitamini C. Jacques Cartier yabonye bimukomereye yafashe umwanzuro ukomeye cyane ukurikira: que le plus malade reste dans cette île habitée par les Indiens. Abasare barembye cyane nibasigare kuri iki kirwa gituwe n'Abahindi. Ndakomezanya mu bwato n'abazima twambuka uruzi rwitiriwe Mutagatifu Laurence. Igihe Cartier yafataga icyemezo cyo gusiga bamwe mu basare be ku kirwa gituwe n'Abahindi, abasare 26 bari bamaze guhitanwa n'ifumbi y'amenyo. Ntabwo tuzi impamvu yateye Jacques Cartier gusiga abasare ku kirwa gituwe n'Abahindi bakekwagaho kugira ubugome bwa kinyamaswa, hostility. Birashoboka ko yahaga amahirwe abo basare, amahirwe yo kuzapfa bagahambwa ku butaka nk'abandi aho guheranwa n'indiba y'inyanja. Kandi birashoboka ko yaboheye ku kirwa agambiriye kwigerera ku nsinzi kuko abasare barwaye bari bamubereye umutwaro. Ari impamvu tumaze kuvuga, Jacques Cartier yaba yari afite ukuri. Cyari icyemezo gishaririye ariko gikwiriye. We will pass you by and pick you up on our way home. May the providence protect you. Niduhindukira dutashe tuzabinjiza mu bwato, mwimanya barindi ikibi. Aya ni amagambo Kapiteni Cartier yarangururiye mu matwi y'abasare bari bohewe ku kirwa cy'Abahindi. Ariko abandi basare bari bazi neza ko umugaba waba ari gushinyagurira bagenzi babo. Indwara bari bafite ntiyatangaga icyizere ko bazasanga bakiri bazima. Bagombaga gupfa nta kabuza. Hashize amezi menshi ubwo Cartier na bagenzi be bari bavuye mu rugendo baparitse kuri cya kirwa. Murakibuka ikirwa basizeho babasare b'indembe. Ibyo babonye byarabatunguye kandi ntibigeze bibagirwa inkuru nziza basanganye babasare. They were all alive. Bose bari bazima, nta murwayi n'umwe wari ubarimo. Indwara zose zari zakize. Baririmbaga indirimbo z'ibyishimo ko Imana yabongereye iminsi yo kubaho.
Cartier na bagenzi be bifashe ku munwa batangajwe nuko abasare basize ku kirwa bari bazima bafite imbaraga zose. Abaturage bo ku kirwa babagaragarije urukundo, babakiza amafunguro y'umwimerere bezaga mu masambu yabo, imbuto, imboga n'ibinyampeke, amafunguro avura neza ifumbi yo mu menyo. Agasahane k'imboga n'imbuto bagaburiwe n'abaturage b'Abahindi kavuye abasare b'Abafaransa bari bagiye guhitanwa n'ifumbi yo mu menyo. Bari baratewe no kurya inyama n'amafi. Nubwo aya mafunguro akize kuri proteine, ntagira intungamubiri ziboneka mu bimera. Amateka yose tugaragariza ingero z'abantu bagiye batungwa n'ibimera mu butaka gusa bakagira ubuzima bwiza butarangwamo indwara n'imwe. N'ababaga bagiye guhitanwa nazo bakoreshaga iki na kiriya bakabasha kugera ku bisubizo birambye. Nawe niba ushaka gukira indwara birashoboka kuzikira ufashe icyemezo cyo kwifatira icyuma ku muhogo, ukiyemeza gutungwa n'ibyo kurya bizima gusa. Inama nziza tugira abantu bose ni ukubyuka banywa amazi y'akazuyaze baba batarwaye igifu, bagakamuriramo indimu kandi baba batarwaye diyabete, bakavangamo ikiyiko cy'ubuki bakanywa. Iyo hashize isaha barya ibyo kurya bateguye. Saa sita bongera kunywa amazi, hashira isaha cyangwa amasaha arenga 2 bakarya. Nimugoroba nta kintu bemerewe kurya. Uwakora gutya nta ndwara n'imwe atabasha gukira. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha. Nasifu shani